guys, welcome to our channel Nyuma Family TV show. Twagarutse nanone wa mukobwa wanyu Josephine nkuko mubimenyereye tuje aha dufite umushyitsi umutumirwa. Uwo mutumirwa rero muramubona ari ameze neza cyane n'umukobwa mwiza cyane n'umumama kwa n'umumama araje ababwire byinshi bitandukanye ababwire inkuru y'ubuzima tuganire. Okay, hi guys, nitwa Yaciye w'amahoro. Ndo umumama. Wabana bangahe? Ndo umumama w'umwana umwe. Abagabo bangahe? Ntabwo ko mana umugabo umwe. Urumva noneho Yaciye mwamwumvise mbana umumama w'icyuki mwitonde. Yego cyuki. Ni umumama w'icyuki abafite yerekwa baritambutse. Okay. Abafite yerekwa baritambutse. Urumva none agiye kutubwira atuye he, ese avuka he, ese avuka mu muryango w'abana bangahe, ese bimeze bite ubuzima bwe bwose agiye kutubwira. Afite story y'ubuzima nawe agiye kudusangiza, niyo mpamvu mumona ngaha watangira aho ufite aho wahera hose. It's okay, uhera aho ushaka. So mere hera aho wavukiye, uhera aho ukurikiza aho utuye uko ushaka. Navukiye mu nkambi yo mu Rwanda. Ibyumba. Noneho tuva Ibyumba tujya muri Kongo. Tuva muri Kongo tuza aho bita Ingarama. Mu nkambi y'Ingarama. Dutuye mu quartier ya mbere B. Abatazi Ingarama ni ajya bahita mu kitero Nyabiheke Mutara. Okay, hafi ya Kabarore. Ndu umwana wa gatatu nda ya mama wanjye. Ako turabana 8. Turabana 8. Imbere yanjye umwe yarapfuye, imbere yanjye hariho umwe ni usigaye. Okay. Ubwo nyine natwe twaje muri Amerika dutuye muri East Buffalo. Okay. Muri New York Buffalo. Tugiye kumubaza uburyo ki yabonye Amerika, ese uburyo ki uko bayimubwiraga, ese niko yayisanze. Uko bakubwiraga Amerika niko yayisanze. Okay, kubera ko amatsiko wari ufite kugira Amerika, mbese utubwire ko byari bimeze uko wiyumvaga nugira Amerika. Nkigera nyine nyumva amakuru yo muri Amerika, numvaga kubera ko ntarabibona, numvaga bibaho cyangwa se bitabaho. Noneho ikindi nari mfite n'amatsiko yo mu ndege. Afite amatsiko yo mu ndege, numvaga indege atari ikintu gisanzwe, ariko nabonye ari bisanzwe. Nyine usibye kugenda imanuka izamuka. Byagutese ukuntu igiye kugwa hasi, igiye kugera hasi. Nagiye no mu mihango nuko nari napfunyitse pad. Iyo nza kuba ntwite nari kubyara, ariko umva ni ibintu bikaze nyine. Iyo ari ubwa mbere uba wumva ari ibintu mbese nawe utari kwiyumvisha. Gusa nyine wenda ubwo nageze muri Amerika nzayimenyera, nzayangenda ntega njya mu tundi state yako basumenyere. Ibindi noneho nabonye muri Amerika suri abazungu kubera ko nababonaga nkabona umuzungu nkirukanka ngashamara umva mbese n'ikindi gitangaza kubona ku muzungu. Umva ngona nakubera ko nababonye njya nambakoraho nkanababona muri bus turi kugendana apo ari bisanzwe. Okay, noneho uri Afrika, ese imigambi waje ufite ati ningira Amerika bizagenda icyanzarya ibi bizagenda bite? Nta bintu waje warahize nyine ubona ukabona ari bisanzwe warabimenyereye. Ibintu nari narahize kuzariza muri Amerika. Nayavuga ati zarya inyama nyinshi. Zarya inyama uko mbishaka, turya inkoko uko tubishaka, ariko nabiriye nk'icyumweru kimwe numva ndabihaze ndabihuzwe. N'ubu ibiryo njya ntabwo njya inyama. Inyama ntabwo njya inkoko gusa, inkoko ntabwo njya nyirya, ariko njya inyama zisanzwe ko ntabwo si cyane zinka, ntabwo nkirya inyama cyane, narabiretse. Ikindi nkunda cyane kurya ni mayoneze. No mu Rwanda ahantu nakoreraga najyaga nyiba ku kiko nkayora gutya ngahita njya, ariko ubu ngubu mva mayoneze yo mva ni nko kuba ukora mu duka uvuga ati hayira ku sukari. Yo aribwira ngo ukajya ukoma
Okay. Noneho rero ingarama mwari mubayeho mute mumeze ute mbese ubuzima bw'ingarama bwari bworoshye nanjye naturutse ku Kibuye mu karere ka Karongi mu nkambi y'Ikibuye numva ubuzima se ingarama mwaratashyaga ingarama mwaryaga byagenze ute mwaracuruzaga mwarahingaga ingarama byari bimeze bite twebwe twarafashwaga sha rero ingarama nyine natwe twarafashwaga ariko kubera ko ubona imifashirize nyine ari mikeya ukaba wumva ukeneye n'ibindi nyine ku ruhande byunganira rero njyewe ingarama navuye ingarama njya muri Uganda kavuye ingarama tugera Uganda 2012 tuva Uganda twumvise ngo dosiye yacu yahagurutse tujya dusubira ingarama noneho nageze ingarama narabyaye navuye Uganda narabyaye subira ingarama nsanga ubuzima nabwo ntago bari neza kubera ko navuye ingarama tujya Uganda nta kintu narinzi narangeze naranabyara noneho twasubiye ingarama mfite umwana mbona ubuzima noneho ni danje kubera ko nabyaye n'ubundi ndi umunyeshuri nuko ndicara tuza mu Rwanda noneho ubuzima bwo mu nkambi rero nibwo nahise menya inkambi ngo ni iki bibayisobanukiwe narakubiswe ndakarangwa nuko umwana wanjye kwa undi yarashaka amata ntayabone ku gihe sinakomeza n'ishuri babaherezaga susuma ajya afata susuma ariko iyo ari imyaka 2 iyo umwana ageze mu myaka 2 barayihagarika okay ubwo nyine ndangije mfata ncuruza umusururu arareba oya pana ushera ikigage bigeraho ikigage kivaho nacuruzaga igaro rimwe ndongera nkajya mbona utunyungu kiyoga karagasoke okay ni muri ubwo bwo kugaragaza ubwo urukumva ko hari ikintu gitangiye kwiyongera nuko ubwo aho nabaga hari inzu nyine kubera ko uzi ko haba amazu matoya biba bisanga uba ufite indi nzu ucururizamo ubwo nyine nkajya mbona amavuta y'umwana akajya gushyira akabodaboda kakaboneka urumva nanjye inyota sinyice kandi tugahinduranya urumva ubwo nyine bivaho ikinyobwa nacyo kirazangira naho njya ncuruza igaro rya kanyanga mba mbonye akazi Kayonza aho bita muri Sun City sinzi hari abantu wenda bashaka kubahazi maybe sinzi baza wenda barahazi nagiyeyo 2022 mu kwezi kwa 10 ubwo ngumayo nyine kuko nabonye amafaranga narindi gukorera nabonye amafaranga bari kumpa mbona ni menshi ndavuga ibingibi reka mbireke mbisigire mama wanjye ajya acuruza uko ashoboye ariko ntiyicare nanjye sinicare ndagenda njya gukorera aho ngaho Kayonza bamperezaga 50 ku kwezi ni menshi mu Rwanda urumva noneho ukagira na ofu ukaruhuka urumva rero ayo mafaranga narinze mva aho Kayonza nza ahangaha nza hano muri Amerika ntongeye najyaga mu nkambi ariko sinicayeyo nageraga ngiye kugura kuri utwo tudosiye nyine ubundi nkandi i Kigali ndi muri appointment nyine ya UN urumva no inkambi mbanyivuyemo gutyo ubuzima bwari bwo gucana inkwi upfuneka ibibodaboda ashanga bazibishaba batwajyaga dutashye abonye ntukaruga cyane igikweto kibodaboda ukabanza amabuye hasi mu mbabura ugashyiraho udukarabikeya ugacanisha ikibodaboda nyakivara Uganda aho muri ako gace ese uwo mwana mukuza yaje wari wabipanze cyangwa byari bwa buzima n'ubundi abantu baba baraciyemo cyangwa se ni bya bindi by'abana by'abadoresa igihe umuntu aba agezemo
shaya ntago ari ubuzima kuko nabanaga na mama wanjye na papa wanjye na barumuna banjye urumva ntago ari ubuzima ko ntago narinzi iby'ubuzima ni kwa kundi nyine umwana bari muri ya myaka y'uwadorisa akayicamo imyaka ya 15 16 aho ngaho rero aba ari danje ntabwo iba yoroshye ubwo rero nubwo ndasama ndabyara ese ko numva abantu bavuga benshi ngo umuntu yamaze kubyara Imana ishobora kutuvugana turi n'ababyeyi twese umuntu yamaze kubyara ngarwara depression nyine icyo gihe ntabwo wari uyizi ariko bunoho ushobora kwisobanura nyine ushobora kuyimenya ukujya wumva agahinda gakabije ukaba wumva wicuje impamvu wabyaye ukaba wumva abantu bose bakwanze ukayumva nta muntu ukwitayeho kumva abantu bose nta muntu ushaka kuvugisha nyine ukajya depression nyine ikakwica weho byaba byarakubayeho byaba bimeze bite depression yo baba barayirwaye bitewe wenda n'ubuzima bwawe buhari cyangwa se ari ukubyara hari benshi babigera bafite ibintu byinshi cyane batunze ako depression ikanaza nyine sinzi uburyo kigize ariko byanze bikunze igiza nyine umuntu yabyaye ntabwo nzi impamvu. Okay, ngewe rero ikintu cyambabaje kuba narabyaye nuko ntasoje ishuri nkuko nabishakaga ngo kuko ngiye nari nshaka kuko ngiye numvaga nzasoza ishuri nkiga na kaminuza wenda kuko numvaga nzaharanira kuba muganga ubyange bikunde nzabe muganga kuko nicyo kintu numvaga mu mutwanjye kirimo. Rero maze gutwita numva ko ibyanjye bihagaze noneho tuvuye muri Uganda aho dusubiye mu Rwanda mbona n'ubuzima bwo gusura ku ishuri ngo ngiye kwiga n'umwana nawe urumva ni ibintu bikaze ndavuga ati wapi mbuze uko mbigenza reka nigire mu kazi by'ishuri ubwo sinabisubiramo bihagarara uko nguko. Arirarenga ariko nararenga ushaka wajya mu ishuri hano amashuri arahari uko wabona ko ushaka wajya mu ishuri gusa nyine nkubona ko ukeneye amafaranga. Aya umuntu abakeneye amafaranga ariko bizaba bizi n'ubundi bizaba bizi icyongereza se ko ari paka ngo tukimenye umuntu akiga akabona niyo diplome kanagiye Uganda nazi ikiganda n'igiswahili sinabimenye cyane ubundi ikintu cyose ushizeho intuze cyane noneho uri gushiramo ingufu kugira ngo ngurye ukimenyera ikibi n'iki cyane urakimenya cyane noneho rero weho nandi kubaza nyine kuri depression wavuze ko ntayuziho ntayuzi ntabwo yizi abantu mama badukurikira barabizi abantu bamaze kubyara bagira akantu k'aka depression ukajya wumva ufite agahinda gakabije ukaba wumva uri wenyine ukaba wumva iki nyine uba wishimye kubera wibarutse ariko nyine ukajya wumva nyine aka depression nawe ukajya kabura karaza byanze bikunze sinzi impamvu ntabwo nzi impamvu ariko niba wakwishaka umuntu agerageza kwishakamo ibyishimo ariko aka depression kakanga kakaza ukibyara nko kugeza nko ku mwana w'amezi amezi 6 cyagihe nyine uba uri mu rugo ukibyara ngo byane bita nko kukiriringi ntabwo biba byoroshye birabyo ntabwo wabyabura gusa nyine biba bisaba ngo wiyakire noneho wikunde kuko n'ubundi uba wimagina ko wageze mu cyiciro cy'abamama kandi ntiwashatswe wabyara iwanyu wenda ugasanga n'ibintu bikaze n'abashatswe barayirwara ntabwo barwara depression n'umugabo mu rugo rwawe cyane n'abashatsi barayirwara benshi cyane iyo ubyaye atari kuvuga ngo gutesha umutwe atari kuvuga ikindi kintu depression kizana nyine n'abadukurikiye mwandike muri comment na hari wigeze kwirwara cyane niba hari uyizi kibaho ayandika aka depression karaza kadeprima cyane sinzi impamvu ntabwo nzi impamvu bijya biba noneho rero ikindi twavuga se Amerika ni wabonye ari nziza Amerika rero nabonye ari nziza pe gusa sone nayibona neza ntabwo ntarajya mu kazi ngo njye nicara ku modoka yanjye nyitware urumva ukiri mu nzira nturagerayo ntabwo gusa nageze ariko mu bitekerezo byanjye ntabwo ndagerayo neza urumva kwicara mu modoka ngatwara nkamenya imihanda yose nkajya mu tundi dusiteti nkatemberera urumva nkajya mvuga icyongereza kuko mbyumva ngo mbishake
umuntu uzakivuga icyongereza se noneho gayi icyongereza cy'abanyamerika aravuga ntiwumve. uzagifata ahubwo uzabirwa niba ari wowe ejo bundi gusa ejo bundi mu mezi makeya. ni igiki wabwira abana baba barabyariye iwabo cyangwa se abana baba muri iyi myaka nyine abana bajya bayitwara muri iyi myaka bitoroshye na gatoya? rero mbabizi kuri nko guhera nko kuri 15 hagati ya 15 na 20 wabagiriye inama, wababwira iki byakubayeho, ariko ibyo waciyemo ni byinshi kandi byiza ni bibi, ariko hari ibyo usubije inyuma hagati ibisimba narabikoze iyo menye ubwenge ibisi ntabwo biba byarabaye. none bo wabagiriye inama kugira ngo iyi myaka bagire ukuntu bayitwaramo nyine n'imyaka igoye. imyaka iragoye, ariko hari n'ikindi kintu ngemba nenga ku babyeyi ngana. buriya rero dufite ababyeyi nabo batajya bicaza abana ngo babagira inama babaganize. hari ukuntu buri kujya mu mihango bwa mbere ukabona amaraso bitewe n'uko umubyeyi wawe atajya kwiyegereza, ahubwo ukaceceka, ukaba wenda ufite n'undi mwana ku ruhande w'inshuti yawe nk'uko nkabwira ati ngabi dore ibintu nabonye, ari we ukubwira yaba cyangwa yifite n'akandi kazi. ababyeyi rwose mujye mushiramo imbaraga muganiriza abana banyu. nako turi ababyeyi tuye tubaganiriza mu by'ukuri imyaka ageze mutitaye ngo ni umwana, ngo ntabwo bino nabimubwira, ngo ntabwo byagenda bite. umva b'inshuti y'umwana wawe, ubu inshuti y'umwana wawe please, ubu inshuti z'abana banyu. umwana ikintu cyake ujye umubwira etape by etape, mbese ikintu bagira amasoni ntabwo ari byiza. ndetse nugira isoni akakuzanira uwo mwana cyangwa akakuzanira ibindi birwara bizakunezeza, ntabwo bizakunezeza. umubyeyi yareze nabi, umwe yareze nabi kandi ari kutagira icyo yitata, ari kurira nabi. undi twese turererwa n'Imana, ariko natwe nk'ababyeyi tukagira akantu dushiraho kacu nyine. rero reka mbabwire abana bo kuri iyo myaka, kuva mu myaka 15 kugera kuri 20 ndaho ngaho, ndumva umaze kujijuka ku buryo nawe wakwifatira umwanzuro. buriya ubu ndagira nifatiye umwanzuro ngewe twe abana b'abakobwa. ikintu ngewe nabagiraho inama, ushobora nawe kugira isoni za mama wawe kumuganiza, ukareba inshuti yawe ukayigisha inama. si paka ngo ngabire hari igihe namutinya, ariko ngatinyuka undi ntabwira se biragenda gute. ariko ikintu nakugiraho inama, iriya myaka igoye cyane, umuntu aba arinjije mu mutwe n'ibyo ukora ntabwo uba ubizi, ntabwo uba uvuga ngo nintwita biragenda ute. uba wumva yuko umuhungu wakubwiye ngo aragukunda, ngo abagukunda ntabwo aba agukunda. uko amaze kugutera iyo nda arakwita kandi akakwereka ko mutigeze kumenyana. atakubwiye ngo niwongera kumvisha nzagukubita. urumva rero ntabwo ari ngombwa, si ngombwa ngo ugende ubibwire undi mugenzi wawe. ababyeyi mufata inshingano zanyu uko ziri, uko bikwiye. n'ubyaye umwana menya kuzamurira kandi ukamurira kuri gahunda. nagera muri iyo myaka kuri 14 tangira umuganizo. noneho abana ba muri Amerika mu myaka 9 cyangwa 10 bahita babona imihango, biterwa n'ibyo barya, ariko bahita bayibona. umwana wawe ku myaka 9, 10 tangira umuganirize. uzajya mu imihango imeze utya n'utya, bigenda bitya. nusambana cyangwa ahura n'umuhungu uko ariko kose uzasama, uzabyitware mutya, uzabigenza utya. ubu utaramenya no kwibarira amatari utanabizi. umubwire buri kimwe cyose ntacyo umuhisha. uri umubyeyi none se n'umuhisha ejo ndakakuzanira bizakubabaza ndetse cyane. umva mutinyuke, mugira abana banyu inshuti buri kimwe cyose. reka buri kimwe cyose ujye ukimubwira, umugira inama. ni umwana wawe, uramutinya. najya kubibaza ahandi ashobora kuzajya muri iyo mihango akagenda kujya kubaza umusore bakundana. ko byagenze bityo umusore akavuga ati wigira ikibazo, gusa ngo hari ikibazo. nta kibazo, humura niyo twanararana ntacyo byatwara, ngira ikibazo. akahakura inda wowe nyina uragaramye, uri aho ngaho, nta kintu wigeze umubwira ngo ni iby'amasoni. umwana ngo ntagakwiye kumenya ibyo bintu, ngo aracyari mutoya, ngo ibiki. amasaha 24 kuri 24 ukorera udufaranga dukiyangaga. ariko noneho imagine ahantu uzakorera amafaranga bakaguhemba amasaha 8, ugafata amafaranga menshi, noneho bakaguhemba bakaguhemba icyumweru buri cyumweru.
ese urumva aho hantu nubwo wakora umutwe ugakora ntacyo bitwaye. Menya ngo uraruhuka, ariko uraruhuka uruhuke. Ariko mu Rwanda ngabi twarakoraga kuva mu gitondo ukagera saa sita za nijoro, hari n'igihe na saa sita za nijoro ukageza saa 8 ukabona kuryama, nabwo ibaze saa 8 urongera ukanguke ukore amafaranga angana iki se? Ibaze aba ari ikibazo cyane. Noneho ubaye nk'ukodesha inzu apana nk'ahariya mu nkambi, ubaye hanze y'inkambi ukodesha inzu, amafaranga y'umuriro, amafaranga y'inzu, ni nk'ahano ariko hano nta kibazo. Muri Afurika umukozi, ariko hano muri Amerika nta mukozi. Gayi ni wowe mukozi urugo rwawe. Ariko ikindi kintu nakundiye Amerika kankikubwira ni ugufurisha imashini. Umva ni ugufurisha imashini, nakwirirwa uvuga utanga ibitsira byanjye kuvamo. Umva bakobwa bacu noneho mutera inzara mukazigeza hano. Mujya muzigeza. Narana ari umubyeyi nawe arasetse. Umva nakuvuga tugari inzara tumeze ucya none. Iyo nzu uzayikoropute ubwo rwara uzakubita kujya gukoropesha rukasimbuka rimwe amaraso agasimbuka. Izishiraho rimwe na rimwe. Sinabonye se mubwira tundi tumashini tumeze nk'utugare mu nzu ugiye gukoropesha. Ariko nyine hari igihe biba ngomba. None umwana asigiye kumucenjega daipa bigenze. Ntiwamukubita mu rwara. Gaire umubyeyi arasekeje pe. Nukuri hari igihe biba ngombwa ndakize nzara utazishiraho rimwe na rimwe. Nifite nk'akana gatoya cyane. Guys, mwakoze kubana natwe. Umva turashimira buri mwe wese uri ukurikirana Nyurwa Family TV show. Ndabizi ko uyu mumama mwiza cyane, umva mwamukunze, atera story, yaduteye story, si byishimo twasetse. Abashaka ko azagaruka muzabyandike muri comment, ndabinginze. Abamuzi muzamusuhuze muri comment. Abashaka azagaruka muzabyandike, tuzamugarure, tuzane part 2. Umva ndabakunda cyane. Subscribe, mwibuke gukora subscribe, share na comment. Umva murayikinge, mbese simbizi ikiganiro murakibona rwose n'ukuri ndahita ngishiraho. Ariko ndabashimira, ni good. Ndabashimira cyane abakoze subscribe. Kuri mani bahumugisha tugeze kure. Biri kuza ntacyo nabashinja. Tuzagenda tubashiraho n'utundi dutandukanye cyane. Ngiye kujya mubona udushya. Uyu muntu turi kumwe kenshi cyane, azajyaza abaganirize. Umva ndabiswa muri bumukunde kuko nanjye namukunze, noneho naramukunze, none mwe muzamukunda birenze, sibyo? Guys, ndabizeza ko ibintu ari umuntu uje hano bwa mbere, urumva akore subscribe, asharinge. Umva ndizera ko nawe byamuryoheye, iyi video yayikunze. Umva asharinge ku nshuti ze, uyishiraho. Ndabashiraho mana yanjye ibyo gusa. Ndaje mbasharingira, mujye no kuri YouTube, niho muzajya muturebera two kuri Facebook hose. No kuri Facebook hose ndayigira, na Instagram byose ndabigira. Tubasharingira muri noneho utuntu noneho ngo jatiye ngo yageze muri Amerika, ngo yerwa ngo searchinga ngo kuntuza ngo kuri YouTube ngo wanike ngo Nyurwa Family TV show. Ngo rete ubona jatiye uzamubona kenshi umukumbuye. Abanyafurika nshuti ze, Abanyafurika nshuti zacu, muzajya mutureya mudusuhuze muri comment. Umva natwe tubasubiza, kandi mujye mukomeza musharinge ku nshuti zanyu, ku miryango. Twadukomeza tubahereza ibintu byiza cyane rwose. Bye bye, turabakunda.